Mwiriwe abantu bo ku Isibo TV, abakunzi bacu b'inkera itegurwa n'itorero Inkindi na Mariza, turabaramutsa cyane. Nk'ibyumweru byose murabizi tuza buri wa gatatu. Uyu munsi rero twabateguriye imyitozo ngororamubiri tubiciye mu mbyino za gakondo nk'uko tujya tubivuga, hari n'igihe tujya tubibereka. Uyu munsi rero nanone turongera dukorane namwe siporo. Twizere ko mwiteguye, mwambaye imyenda ya siporo, hanyuma tukorane iyi saha yose tugiye kuganira namwe, gukorana namwe siporo. Nkaba rero ndi kumwe n'umucoach witwa Manuel, ahita bibwira. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Ndayisaba Emmanuel, nkaba ndi umwarimu w'umuco kandi nkaba nkoresha umwitozo ngororamubiri mu njyana y'umuco gakondo. Akaba ari n'intore y'Inkindi na Mariza, ariko cyane cyane nyine ubu byararangiye abaye coach. Abifuza bose kugorora umubiri bakoresheje imbyino gakondo ni ibintu byaje bizanywe n'Inkindi na Mariza, ntago byabagaho. Tukaba twifuza rero ko abantu benshi babimenya bakabikora. Kugeza ubu bibigisha kubyina, bikabakoresha iyo siporo, bikabigisha kubyina, bakishima, bakanezerwa. Ni siporo twashyiriweho cyane cyane abantu bakuru kugira ngo bamenye kwiga kubyina, kubera ko rero kenshi nyine basanzwe batangiye kumenyera gukora siporo mu minsi isanzwe, bakunze kugenda n'amaguru, hari abajya mu masare ya gym. Ubwo rero twagerageje kubihuza na gakondo yacu ngo turebe ko bamenyera mu kubyina n'ababizi kandi bikabashimisha. Sinzi niba ari icyo wayivugaho nibura gatoya. Ni umwitozo mwiza, ni umwitozo abantu bagombye kuwuha agaciro kuko ni umwitozo uzamura amarangamutima. Numva ko ngewe ari umurage naha buri muntu wese, kuko iyo ukora umwitozo ngororamubiri mu njyana y'ahandi buryo uba wumva hari icyo uba urimo guha agaciro injyana by'ahandi. Ariko hari abatazi yuko uyu muco wacu dufite ufite ibanga. Ni siporo ukoresha umubiri wose, ni siporo ukora ukanezerwa, ni siporo udashobora kunanirwa ngo ufunge isura, ntabwo umenya aho akamwenyu kavuye. Burya hari benshi, niyo mpamvu mbabwira yuko burya kubyina bituma umuntu wese guseka bimubera. Yego. Ubwo rero umaze kubivuga, none reka tubibereke. Uhaguruke wereka abanyarwanda badukurikiye n'abanyamahanga, nibaza ko nabo bahari nko kuri YouTube barimo kudukurikira, bareba iyi siporo gakondo yacu. Wayibereka noneho mu bikorwa. Murakoze cyane. Bamfashe duhagurukane. Nibagufashe. Wavutse mu mfura ushaka kuzigira, wibarutse cyomoro cyuma cy'umuhungu, yebereye wagabiwe na rurema, kigenza kitatire cya mutabazi, cyizere cyungamiryango, aje kugutaramira cyarimo kwishyushya. Noneho twagiye hasi. Gerageza kureba ku mpande zombi kugira ngo ugorore ibikanu, imitsi y'ibikanu byawe ikore. Mama,
noneho icumu ryo hasi gerageza guca bugufi kabiri ukazamuka ugasubirayo ukihuta ugakora icumu ryo hejuru urazamuka ugaca bugufi kabiri ugasubirayo ugatega amaboko yose uragerageza igituza cyawe kikaza imbere uciye bugufi gerageza amaboko ukayamenyereza noneho ugafunga ukarambura imbavu ureba aho uvuye gerageza kurambura imbavu zawe ureba aho uvuye kugira ngo imitsi y'ibikanu irambuke yagiye hasi umanuka uzamuka uragerageza ukamanuka ukazamuka urambura imitsi y'amaguru n'umugongo ugacunda uragerageza ukamanuka uzamuka ugatemba uragerageza amaboko yawe akaringanira n'intugu kandi ureba aho uvuye watembye gatatu urambura amaboko wihute urambura umugongo umanuka uzamuka. Follow DJ Muturaje, Twitter, SoundCloud, Audiomack, YouTube at DJ Muturaje, and Facebook at DJ Muturaje Official. Subira hasi. Umurahumeka umura nshuti yanjye gerageza kwikiruka imiti y'ibikanu igakora turacyarimo kwishyushya wihuse nzajya inama nawe nzakukura ishyamba ukuri inyuma y'ishyamba ngushyire mu bakwiye
wagiye icumu ryo hasi gerageza umanuke kabiri subirayo wihuse turacyarimo kwishyushya reka ndatira igikobwa umunsi wari usanga wagiye icumu ryo hejuru uragerageza kufi kabiri ugasubirayo tega amaboko yose amaboko abasumba intugu wafunze rambura imbavu wagiye hasi umanuka uzamuka gahoro gahoro gerageza kwiyoroshya umanuka uzamuka urambura imitsi y'amaguru umugongo ntewe ishema ryo kuba mu bwiza bwawe aho muramenye aho uri hose ntubishobora dukorane uririmba kandi mwese muberwa no guseka mutanga bugingo namenye ko ari wowe ukwiringirwa ngira nti subira hasi gerageza kwikunda wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro ntubishobora rwose turirimbane kandi dukorane imyitozo bihuse twagiye mu mpande twihuta gerageza kureba ruguru icumu hasi kabiri genda iburyo icumu hasi kabiri genda iburyo icumu genda iburyo icumu genda iburyo twagiye imbere gatatu genda ibumoso imbere gatatu twagiye iburyo gatatu amaboko hejuru mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambwe zanjye ngufitiye ituro twafunze rambura imbavu gerageza uzamura amaguru kugira ngo n'inda ikore twacunze
arimo kwishyushya gerageza amaboko yawe aringanire n'intugu kandi ureba aho uvuye mbona gerageza kubisubiramo kenshi kugira ngo abo turi gukorana byibura babashe kumenyamo intambwe zimwe na zimwe batembye gatatu rambura amaboko twihuse rambura umugongo umanuka uzamuka tagira iwabo cyabonye ubukwe butashye kiyapfamaza ryagombe muratsindira iki gitero twasubiye hasi mu mubyimba mwiza cyane gerageza wikunde wikebuka igikombe cy'icyomanzi cya kindi kikiri twihuse cyabonye ubukwe butashye maze kigira mu ndaro yo mu twagiye icumu ryo hasi gerageza uce bugufi subirayo twihuse twagiye icumu ryo hejuru ca bugufi subirayo tega amaboko yose nyina w'umuntu arabihebuza niyo mwaba mutabanye murahuka twafunze rambura imbavu wagiye hasi umanuka uzamuka subira hasi bagerageza ugaca bugufi ikirenge kikajya kizamuka kugira ngo inda nayo ikore twihuse wagiye icumu ryo hasi kabiri kabiri impande zose ibumoso bwawe ca bugufi abanza akaguru k'iburyo inyuma
ibumoso bwawe twagiye icumu ryo hejuru impande zose amaboko aguma hejuru inyuma sigasira muri kwisonga ubutabazi mwageye hose twagiye icumu ryo hasi inshuro enye hejuru inshuro enye hasi inshuro enye hejuru eguka tega amaboko yose agerageza amaboko ukayamenyereza twasubiye hasi rambura imbavu murakoze cyane tunywe ku mazi murakoze dufate ku mazi gatoya turagarutse twizere ko mugiye kuruhuka gato mugafata amazi ariko ni akanya gato cyane tubahaye kugira ngo muruhuke musome ku mazi abatamenyereye kuyikora by'ubundi kenshi bahita banananirwa cyane cyane gutega amaboko nanjye mwabonye ko byageze aho nkicara ntabwo nari kubasha kuvuga kandi nkora na siporo mani mwese wabasha kugira icyo uvuga coach ntabwo nabura icyo mvuga ntabwo bibaho burya abantu ndashimira abantu turi gukorana muri intwari cyane muri intwari pe bitarabaho gusa dukomezanye ngira ngo mwabibonye sinzi niba muri kubona ukuntu meze ntabwo ariko natangiye bose niko bameze siko natangiye burya ubu ni ubuzima rero buzira umuze ndimo gushaka nta kindi ibyo rero namwe ndabibaraze kugira ngo twese tugire ubuzima buzira umuze ubu mu kanya rero tugiye reka nkorane n'ababyeyi n'abamama n'abakobwa ubu nibo ngiye gukorana nabo mu buryo bwo kugira ngo abafite ya mibiri ibabangamira kugira ngo tugende tuyigabanya gahoro gahoro n'imyaka igenda igabanuka mu gake sibyo ubu ngiye gukorana noneho n'izo ngero zombi ababyeyi abakobwa abamama ariko n'abagabo batureba babishaka babikora niba bafite icyo kibazo nabo icyo kibazo cy'ibicece kigagabanuka nari nirinze kuvuga ibicece ariko uwo ni umubiri umubiri ugenda urenga aho umuntu aba atifuza ni ugukoresha mu mayunguyungu ukoresha mu mayunguyungu cyane n'imbavu zigakora ndumva rero ubu ngubu noneho abo bantu tuvuze noneho duhagurukane noneho abo bagabo ariko mwihangane namwe mukorera inyuma munafane nabo babyeyi ariko mu kanya nabo murahita mukurikiraho dukurikirane sibyo murakoze cyane noneho duhagurukane rero n'abo babyeyi hanyuma dukomeze tugabanye ibinure
ikirwa cyose nkwitumire uzambwirira imanzi namariza tarabaramutsa cyane imama we utashya rudakorerwa imama we narunyagira ndumva we tarabaramutsa cyane imama we nawe nyina w'amaheza imama we umubyeyi w'imahazo zamura amaboko gerageza kumanuka uzamuka ibisonga umubyimba gerageza ikirenge kijye kiva hasi kugira ngo inda ikore ikinani cy'isonga mama we mbeshinga ryarugema nirugina baririmba gukora byose ntiwibagirwe kwikebuka kugira ngo n'imitsi y'ibikanu nayo ikomeze gukora gitari igikwere impunga y'ikiranga ikirangire nyando ya rusakiza rusakara n'inkubi tuzamuramutse urabaramutse cyane imama we wagiye mu mbavu uzaramutse ukonyarwa umusore agerageza amaboko yawe agashushanya uruziga kandi ukayakurikiza amaso kugira ngo imbavu zawe zikore yibutsa yuko mwese muberwa no guseka ageza amaboko yawe ashushanya uruziga kandi akurikiza amaso uzahasanga icyogere mu mvura hamwe n'igihangange cy'umusore urabaramutse cyane amaboko hejuru ngabo yashinzwe inkiko imana we yariya turugamba uzamuramutse ibikanu byawe wibuke kubikoresha uzangire no kwashe martingaro uzahasanga uwera wibuhoro urabaramutse cyane imana mwana mutamuriza asubiye mu mbavu ukundwa umukundirwa birori uzanumira umwana kwiguma kuruko umuntu ingamba ingabo y'umutwe noneho twagiye umugongo azahasanga cyoya cyarukiza gerageza kumanuka uzamuka uramutse abana n'umutungura ntambara iyo sinaya mwiza azamuramutse asubiye mu mbavu irihemba ijoro rigaca wamuta kw'inkindi ngera kurusha abaramutse cyane amaboko hejuru umbuye inteko hanyuma ire mu rugero abaramutse cyane asubiye mu mbavu turi kanwa rw'igenza baramutse mugongo abatashye cyane arabakunda cyane natwe turabakunda cyane
Nizere ko mwumvishije yuko imbavu zakoze byanga bikunda n'umugongo, ibikanu, amaboko, umubiri wose. Ndahamya ko tumaze kuwukoresha. Bakomeje n'aba bagabo dukomezanye bose. Mare batemba uhamari wo Bagerageza ugacunga ikirenge tukagihuza. Kimero akebutsa ndehe nzendo y'icyo kibi icyaha mu bibimbuye mu buhanga ikikamura Agiye hasi. mu gituza ikikamutembera mu mukondo numva inkongi y'indenye mikome ikibatsi Gerageza uce bugufi. undi n'igicu nituze n'igicaniro cy'urukundo ugukwizaho rukakotsa ntunakaguke ibikanu byawe bikore ukarwitegeza rugatwika ukuririmba ugashyura ururimbi ukuririmba ugashyura ururimbi agiye none icumu rwo hasi kabugufi kabiri impande zose manuka uramanuka ukazamuka kabugufi gerageza umanuke uzamuka wagiye icumu rwo hejuru uca bugufi impande zose uzamuka inyuma gerageza kumanuka uzamuka ibumoso bwawe wagiye noneho icumu ryo hasi inshuro enye hejuru hasi amaboko abasumba inyungu urayamenyereza igituza cyawe kiri imbere wafunze rambura imbavu wagiye hasi umanuka uzamuka wagiye noneho umubyimba reba aho uvuye tugumane muri iyo pozisiyo rwose gerageza gucunga ikirenge twihuta gerageza kureba aho uvuye kugira ngo imiti itabikore gerageze tubikore neza kugira ngo tubifate umuhungu ruganiza ingamba
hasi kabiri genda iburyo icumu genda iburyo icumu iburyo icumu iburyo imbere gatatu genda ibumoso imbere gatatu genda iburyo imbere gatatu genda ibumoso imbere gatatu genda iburyo gatatu amaboko hejuru gerageza uyatege neza ibiganza biba bireba mu mpande zombi wafunze rambura imbavu kandi ureba aho uvuye umukobwa ngendo y'imikuri ngeri y'udoka nawe n'inganzo wagiye hasi umanuka uzamuka gerageza umanuka uzamuka urambura umugongo wacunze watembye gatatu mubyimba murakoze cyane ndahamya yuko aho muri ubu ngubu muri kwiruhutsa sibyo turacyakomeza ariko turacyakomeza aho murakoze cyane wagiye noneho tugarukiye ibyumba ho gatoya jyana ibyumba ho gato nalingiyo mingi wana hey hasi ikirenge yatabikingi irageze twiyemeje kubana umugisha w'Imana kubona umugore nkawe byatangiye bagerageza ikirenge cyawe cyose kigakora hasi n'urukundo rurakuze twiyemeje kubana ibikanu byawe birakora kunda rufite imizi genda bizi reba mu maso yanyura amaboko hano ntaberura ndibwira ababyeyi usire mu rukiko umugore w'umutima kuki ntaberura ngo mbibwire ababyeyi usire mu rukiko uri umugore w'umutima i Kigali yego urukundo ni yego uwo rushatse n'ukuri ruramusanga agasabwa n'ibyishimo ntabwo uzusanga wisangiye uwagukunze ababyeyi baduha impundu abagabo n'imirimo urukundo mukunda rufite imizi genda bizi reba mu maso ikiyemera urabibona
ababyeyi dusinyire mu rukiko uri umugore w'umutima ukinagera babibwire ababyeyi dusinyire mu rukiko uri umugore w'umutima. murakoze cyane. Nizere ko mwanezerewe abo twakoranye. bose ikinimba kiba kiryoshye. Niko Turere twose tw'igihugu turatuzengurutse neza cyane. Igihugu kirimo intara nyinshi kandi zirimo imfura nyinshi. yumva nanjye ndacyahagira. Ubutahamenya muzakora siporo nicaye ntakora na siporo namwe kugira ngo mbashe kuvuga nyuma. Hanyuma rero uyu munsi ikiganiro twe twabateguriye murakibonye urebye kiri hafi ku musozo harabura iminota mikeya. Sinzi wenda nimba Manuel hari akantu yifuza kubereka bwa nyuma, hari gato yumva kasigaye wenyine. Igishoboka ni kimwe gusa. Nuko mu njyana zose twakoze iyo umuntu avuze gufata icumu ryo hasi ugerageza guca bugufi. Yego. Iyo uciye bugufi urongera ukazamuka ugaca bugufi n'ahandi. Aha ngaho ukoresha iyi mitsi yose. Yego. Mitsi y'amaguru. Ni nabwo n'umugongo uba urimo gukora. Iyo umuntu akubwiye ngo dutembe, iyo utemba ukoresha izi mbavu. Imbavu zose. Niyo mpamvu mubwira ngo reba aho uvuye kugira ngo n'uru rubavu rwaha rukore n'imitsi y'ibikanu ikore. Ubutaha ni byinshi mbabiki. Ubutaha tuzongera iminota. Yego. Nizere ko babyumvise kandi mwagerageje gukorana na coach Emmanuel n'abinkindi na Marisa twari kumwe. Hanyuma ikiganiro cy'uyu munsi wenda bagifatiye hagati cyitwaga imyitozo ngororamubiri mu njyana ya gakondo. Tumenyereye rero ko ubundi dukora imyitozo ngororamubiri mu ndirimbo z'amahanga z'ahandi. Nibwo rero tugitangira gukoresha indirimbo zacu za gakondo noneho n'imbyino zacu za gakondo. Hanyuma hari ahantu dukorera hatandukanye, sinzi niba ufite imbaraga zo kuzivuga cyangwa mpakuvugira aho dukorera. Icyo nongeraho gito cyane nuko uyu mwitozo ngororamubiri byibura utuma n'urubyiruko abana bavuka ubu ngubu babyiruka ubu ngubu byibura bamenye umuco wacu, bamenye inkomoko yacu, aho kugira ngo babyiruke babyirukira muri tekino muri ba banyamahanga. Oya, ibyiza nuko babyiruka na umuco w'abasogokuru. Yego. Nibyo byiza. Nicyo kintu gishobora kuba ahanini cyane cyane urubyiruko rubashe kumenya umuco gakondo. Umenye kubyina nawe mukuru rega burya ufite abana uzashyingira. Ese ibaze baguhagurukije mu bukwe oya binabaho bikabagora ntutega amaboko cyangwa uri umukwe mukuru ukabyina ukamera nk'umuntu uturutse nko muri Kongo ukibyinira ibyo muri Kongo kandi uri umunyarwanda. Biteye isoni rero niyo mpamvu ibi bintu bije gukuraho ibyo byose. Zanzitizi ujya ugira uri mu bukwe uri hehe ibi bizaveho rwose tujye twibyinira umuco wacu n'ubundi niwe utubera. Yego. Narisabye ngo turebe niba yaba afite mikoro agira icyo atubwira ariko sinzi niba hari afite kuko nirwo rubyiruko dufite hano kuri plateau atubwira ukuntu abyumvise n'ubwa mbere ukoze gakondo body workout. Uyumvise gute? Murakoze cyane. Ukurikije imibyinire yawe isanzwe. Icyo navuga nuko bino binaba ari byiza cyane ku rubyiruko. Murareba iminsi myinshi tuba turi gukora cyangwa turi mu matelefone ugasanga umubiri warafatanye nta siporo ukora kandi bino bintu rwose ntango bikomeye. Urareba ko nanjye naje nkabikora nkizihirwa nkanishima. Icyo navuga ni ugushishikariza urundi rubyiruko kuzaza bakora zino siporo bakadukurikirana. Murakoze cyane. Hari undi ujya ufasha abantu muri sale ujya wongereza Manuel. Murakoze cyane. Ngewe ubwo warumbajije ko nabazaga iyi siporo ko umuntu ayumva wenda wowe ufite ikindi kintu warenzaho nk'umuntu umaze iminsi ukorana na coach Emmanuel kandi nawe ubwawe ujya umuhagararira adahari, wowe wabwira iki abatureba cyangwa se n'ababashije kuyikora n'abatinye kuyikora kugira ngo batinyure? Umbajije ikibazo cyiza cyane.
njyewe natangiye kubyina ubwo nari muri secondaire ngiye mu wa 4 kuva icyo gihe kuza kugeza 2022 ndatekereza ko muri uwo mwaka nibwo nagiye mu Nkindi na Mariza, ariko ngiye kubyina bisanzwe kuko nabikundaga. Igihe kimwe binampa n'amafaranga ndavuga nti ibi bintu ntaye ko byaba bisa, reka nkomerezeho. Ariko nza gusangamo mu Nkindi na Mariza bafite n'iyi gakondo body workout, imyitozo ngororamubiri bigiye mu njyana gakondo. Numvaga ari ibintu ngewe nashobora kubera niyo myaka nari ndi muri forme, nari mfite umwitozo n'ubundi ufatika. Ariko nkajya ntekereza nkavuga nti biriya coach Emmanuel akora nanjye ndabizi nabikora. Icumu ryo hasi, icumu ryo hejuru, gusuma, gutemba, gucunda, nkumve nanjye ibyo nabikora. Ariko niba uhari uri umubyinnyi, reka mbyite umubyinnyi se cyangwa nawe ubyina imbyino gakondo, byagusaba imyitozo kugira ngo ibi ngibi ubikore, ubishobore ukoreshe abantu siporo. Ni abantu ugiye gukoresha siporo, ntabwo ari abantu ugiye kwigisha kubyina, ahubwo ni ugukora siporo ariko bikakuviramo ndetse no kumenya kubyina. Rero njyewe nk'inama natanga, haba ku bantu wa mugani nk'uko umutoza Emmanuel yabivuze, bamwe twakuriye muri Tekino, abandi muri Gwaragwara, abandi muri urumva ni ibintu biri kure y'umuco nyarwanda nk'abanyarwanda. Rero iyi siporo ni ibuye rimwe ryica inyoni ebyiri. Urakora siporo umenye no kubyina. Ababyeyi bakuru ngewe rwose biranshimisha, mwarakoze kumpa uyu mwanya kugira ngo nanjye mbashe guhura n'abo bantu, ndebe ubwiza nyakuri bw'iyi siporo. Kubona umuntu w'umunyamahanga aza ukabona yabuze uko yitwara kubera ino siporo, kandi wowe ari ibintu wapingaga, uhita ubona koko ifite agaciro. Kubona umuntu mukuru, kubona umubyeyi uruta n'ababyeyi bawe, ariko uzi ukabona arakora byishimiye, araryohewe, ni ibintu ngewe bintera ishema kuba mbirimo. Ni ibintu ngewe bintera ishema kubona abakuru kuri ngewe babiha agaciro karenza ko ngewe nabihaga. Nanjye rero aka kanya nabihaye agaciro kandi ku rwego rufatika. Mwarakoze cyane. Byiza cyane. Mushiki wanyu mushiki w'abantu bose. Murakoze. Nanjye ikintu navuga kuri siporo, ibyinshi babivuze, ariko hari ikintu bibagiwe ko siporo ivura indwara. Nk'ubu ngubu njye nagiraga ikibazo cyane cy'amasinezite, nkajya kwa muganga nkahora ku bintu by'ibinini, ariko kuva naza mu Nkindi na Mariza nkajya nkora siporo rimwe na rimwe ntakubeshya, ikintu bitwa sinezite simperuka kucyumva kuri ngewe. Nicyo rero nagira ngo ndenzeho ku kantu bari bibagiwe. Siporo ni nziza, siporo turayikora ikatwinjiriza, siporo turayikora ikaduha ubuzima bwiza. Ndumva siporo ari nziza, nabashishikariza kuyikora cyane cyane mugani Nkindi na Mariza, tubafitiye ibishya byinshi cyane muri siporo. Ni ukuri rwose. Ibyo rero by'indwara wari uvuze, wowe uvuze sinizite, hari abandi baba bafite ikibazo cy'amavi, cy'umugongo, bose ugasanga barakize. Nibwo buhamya dufite, ni ubuhamya dufite kenshi batubwira. Urumva rero ni ibintu byiza rwose, nimutugane. Dukorera ahantu hatandukanye, kuwa mbere no kuwa gatatu dukorera ahantu bita kuri Sera, ni hariya Saint Paul, kuri peyaje ku cyapa cya bisi neza kuri centre missionnaire, hafi aho ngaho ni muri icyo kigo. Niho dukorera kuwa mbere no kuwa gatatu kuva isaha y'isa 12 kugera isaha y'isa 1:30. Yego. Hanyuma kuwa kabiri no kuwa kane tugakorera Kibagabaga kuri eglise y'Abangirikani, ni imbere y'urukiko kuva saa 12:30 kugera saa 2. Yego. Kuwa gatandatu nabwo tugakorera kuri tennis club mu gitondo kuva saa 3 tukageza isaha y'isa 4:30.
ahantu henshi muzajya mudusanga na Car Free Day turahakora buri Car Free Day mudusanga muri Rompuwe ya Convention hariya murahadusanga isaa moya tuba duhari kuva saa moya kugera isaa yine nayo ni nziza cyane abantu benshi barayiyoboka usanga abantu benshi baje muri siporo hari ubwo twajyaga dutangira saa 2 kugira ngo tubanze tureke abantu babashe gukora izindi siporo babanze bazikore hanyuma nibarangiza babone kuza iwacu kuko kenshi iyo baje hari ubwo batajya mu zindi siporo ubwo rero nimuzajya muza mukabona wenda saa moya kuko ntituwahagaze murabanza mugakora mukazenguruka gatoya hanyuma mwarangiza mukaza mukadusanga ariko ntabwo tujya tuhabura mujye muza mudusange muri iriya myitozo yo kuri Car Free Day hanyuma hari ikindi wumva wifuza njye mfite inyota yo kubabona Coach Emmanuel arabashaka nimuze nyamuneka iyo mibira yishyire ku murongo ni ukuri nibaze tubane mu buzima buzira umuze bizanshimisha cyane kugira ngo mbigumane njyenyine kandi hari benshi babikeneye icyo cyaha ntabwo nazakibabarira hanyuma inkindi na Marisa rero turi itorero tumaze kumara hafi imyaka 3 dukora ariko dufite ibikorwa byinshi bitandukanye siporo ye murayibonye uyu munsi abatubonye ntabwo babimenya ariko tugira itorero ubundi baraza hano ababyina n'abaririmba hanyuma tukaba tubyina mu bukwe tubyina mu bitaramo byose bitandukanye ari amaniversary ari inama tukaba dufite n'ahantu dutaramira buri wa gatanu nk'ubu uyu wa gatanu tuzaba turi ahantu bita Madrasa ni ku Gisozi tuzatangira hariya saa moya kugera saa 4 z'ijoro naho mwahadusanga mugasanga ababyina n'abaririmba tugira icyo bita bande nabo bacuranga piano na gitari tukagira abasohora abageni tukagira amazina y'inka mbega abashaka tukagira sound system abantu bifuza kudutwara mu birori kuza ngo tubataramire tuba dufite ibintu byinshi dushobora kuza tugakora mutiriwe mukenera abandi bantu niba mukeneye aba MC igisabwa cyose kugira ngo igisabwa cyose yego iyo muduhamagaye mushobora guhita mutwaka ibintu byinshi bitandukanye mutiriwe mujya gufata abantu benshi bari hirya no hino rero nimutugane turi itorero ryiza turi itorero ritoya ariko turi bato ntabwo turi gito tutari gito tubyina neza twitonze tukaririmba neza dutuje n'ingoma yacu iratuje hanyuma nyine ubwo mudukeneye mwatubona kuri telefone ya 0784 166 183 hanyuma tukaba turi no kuri YouTube turi kuri Facebook turi kuri Instagram ariko munakoresheje nyine iyo telefone cyangwa mukanandika inkindi na Marisa byonyine mwatubona mwabasha kubona uburyo mutugeraho hanyuma no mu biruhuko rero twigisha abana kubyina mu biruhuko dufata abana batoya guhera ku myaka 3 n'ibiri n'igice cyangwa n'ibiri hari ubwo baherekeza abagenzi babo yego kugera kuri 18 ariko muri 18 bashatse babaza no muri gakondo body workout ko baba bamaze gukura ariko mu biruhuko tugenda rwose tukagera benshi bagera muri 17 18 tuba dufite abana benshi dukora ahantu hatandukanye uyu munsi ntabwo turamenya hariho kuko tugenda duhindura bitewe n'abana nk'ubushize twakoreye ahantu ariko abana babaye benshi ku buryo tutasubirayo birasaba rero ko tubona ahisumbuye turimo kuhashaka tuzahababwira vuba hanyuma muzana abana banyu dutangira ibiruhuko bitangiye hagati urebye mu kwa gatandatu ubwo ni vuba ahubwo tugomba kubitanga kare hanyuma tukazarangiza kugeza nyine mu kwa 9 abana batangiye ishuri tuzabibaha vuba rwose bidatinze icyumweru gitaha tuzaba dufite ahantu tubabwira tuzakorera hanyuma rero twishimiye gufatanya namwe uyu munsi uyu mugoroba gufatanya namwe siporo abatabishoboye abaje bakererewe bakaza ku Isibo TV bagasanga dushoje namwe kandi nimugire ikibazo kuri YouTube murabibonaho kuri YouTube ya Isibo TV cyangwa se nyine YouTube y'inkindi na Marisa iyo mwacaho yose muraza kubibona turabishimiye turabakunda mujye humura mutureba muduha amakomantere mutubwire uko mwatubonye ibyo mutwifuzaho ibyo twahindura hanyuma rero duhora tuza buri wa gatatu kuva saa 2 kugera saa 3 tukabazanira ibiganiro bitandukanye ntabwo duhora dukora siporo gusa
ubwo ubutaha hari ubwo haza umutumirwa, hari ubwo se tuba dufite ikiganiro runaka twifuza kubaganiriza, dukora bitandukanye. Mushiki wawe duterera si indirimbo ya rusange indirimbo yacu. Muruhumbe twana twanjye n'abaraza urukundo, muruhumbe twana twanjye n'abaraza urukundo, murarugira intego mwese aho mujya hose, rubabera umutako mwiza uhora ngaramanywa rina nijoro, ntihagire ikibakanga, muzabona ibibagora bishaka gutambamira urwo rukundo, murabe maso hatagira umwanzu wacamo icyanzu, murakomeze mutwaze ntabwo nzabahana, nzahorana namwe nsimbura ibibarwanya, wa mwanzi w'icyatwe ujya ubakurura mu cyaha, nzamukubitisha nca mwimuremureba, mumure naratsinze n'imikurukundo, ntihagire ikibakanga. Pastor P, respect man. Monday to Sunday, ndirimba urukundo rutigeze rubaho, baringa wanyeretse